kandi umwami ntazatumira abantu bo hasi buri umuntu wese azatumira abantu muri kategori y'abamo ko niko biza bimera kuko hari umukire wo kwifuza gutumira ariko ntagutahira ubu tubizi ariko ujye uri mu rwego rwawe kandi kiza kwemeza ari umugogo yaravuye kiza kwemeza ko umuntu akiri hasi mu natwe hano tumurahagera ujya muntu uzomenye ko akiri hasi ababaga buri byo mugere na hano atari kumukire ntaza yo hamagara ngo nimuzane fanta ibiwe zirahaba n'ibikere n'ibindi ariko kwemeza ko umuntu akiri nko mu kigero cyo hasi mugere na batangira kubacuna gusa hatabasha biriya biriyo mwatese turarebaho mubiri kwipanga gusa nako mwipanga se munashoboye sawo ariko nimba hari ikintu kibi gucunaguza umuntu ngo niko biri yavuze ngo abagatatu ngo amaze ngo barabacuna gusa ngo bababwira nabi nimba hari ikintu kibi gucunaguza umuntu ngo gahunda abaturage barazamutse babwiye umwami ibindi rwa byacitse babagabo bose babayimfite bose nta numwe bamwe ngo bagiye mu mafamu abandi bagiye mu mirima none abandi baraducunaguje twari dushize atangira kubabwiriza mu mugani ariko cyane cyane ari bahadoma hauto kimwe mwishikanise tukira abana kera iwacu ariko apana abana bahana mu mujyi abamama buriya abamama bagiraga nk'amakosa batubanza ndebe pa wewe ubabayeho mu gihe cyo hambere gato noneho umumama akamabwira umwana ngo noneho yaza akakubwira twebwe igihe cyacu ubu nyine ntivye noneho yamara gutya isu yagufata gutya nyoka kamabu wa mbere nguranikira umwana ngo ndekera umwana nguranikira umwana agatega amaboko yani uha mwana kera bonye kose none uzombekura wamara kugenda gutya isoga wa mama kazabwira abana ngo sinababwiye ngo usazobisha mwabana ndagenda garuka iya yabagagiye kuvuga ijambo rikomeye yagaza kuvugira ngo nukuri agasubiramo kuri umuntu wese agira imvuga azavuga sibyo umuntu wese agira utuntu twishi azagenda garukaho ni imvugo y'umuntu imvugo ya Yesu yavuga iyo umvuga aravuga ngo nukuri ndakubwiye kuri yuko bitegura ibo nimba habaye ibintu nta yindi ngabire igitaramo n'icyo cyambere mu bintu zose twahawe ina igitaramo gifasha umwanya wa mbere uzoza umunsi umwe madame tuzoca umusima umubazi imboga akunda uzomubazi imboga akunda tushakishe ninda mbona sinzi kiyezo hamagara Eric anyunganire Eric azonyunganira dukora icyo gikorwa mu buryo bw'isuku siko habe nabigano no muhamagara abayumbe se tibagira ikibazo habe no muhamagara nawe gacana kumata kazana n'amata ngamagara tubi niko biza bimera muzamworosha ubuzima nimukaza muzamuri turi mwisi tibagira ikibazo habe no muhamagara nawe gacana kumata kazana n'amata ngamagara ndo bazamwamwizamura habe na Benjari ya ifiti ya nomuga ati Benjari bimeze gute shira magana biri hano kugira ngo ikorwa kigende neza ikoko yene uzozana amahuzo biri ntakarasisi nta bintu byinshi ayaye harabantu tiriji waro magamba 7 buri ya mbere rifite a na b na c oya nta azaba umwanya uzureba ukabona si umwanya washo kandi hakaba n'igihe cy'icabyo icyo ngicyo sinakarasisi gusa tukareba ikimana mwana shimeni ryo mwambaro wawe uhoraho ishimeni ryo turoba mwami mana ishimeni ryo mwambaro wawe uhoraho ishimeni ryo turoba mwami mana ishimeni data kwizera namfashe gusoma niba afite Bible hafi aho cyangwa tubi nabasomye beza bombe ariko kwizera namfashe
tumi nawe yasomye imbere amateraniro tuyasangire siko nawe reka some 22 ubutumwa bwiza bwa Matayo na 11 umwuka niho yampatiye gusoma ndagerageje gushaka ahantu henshi akumva umwuka gumupana kuko hari impamvu mwami mana ishimwe n'iryo mwambaro wawe uhoraho ishimwe n'iryo buturo bwawe mwami mana ishimwe n'iryo mwambaro wawe uhoraho ishimwe n'iryo buturo bwawe wahabonye 22 no ku 11 Bibiliya iravuze ngo yego umwami yinjiye kureba abasangwa abonamo umuntu utambaye umwenda w'ubukwe abonamo umuntu aramubaza ati mugenzi wanjye niki gitumye winjira hano utambaye umwenda w'ubukwe nawe arahora rwose donc aburyo avuga arekeka maze umwami uryi yari mu makosa umuntu yari mu makosa neza aza buryo asubiza tumubizi nicyo gihe abantu benshi bazababesha ngaho komeza maze umwami abwira abagaragu be ati nimumubohe amaboko n'amaguru mumujugunye mu mwijima hanze niho bazaririra bagahekenyera amenyo kuko abatowe ari benshi ariko abatoranyijwe bakaba bake amen shimiye Imana kuko Imana mwitonde gatoya ntimusohoke twumva aya magambo umwanya mutoya wenda turaza gusohokana twese amen shimiye Imana kuko uyu munsi ari byiza kugira ngo tutaramane namwe kubwo kugira ngo twishimane muri Kristo Yesu amen kuri narimba kumbuye kandi singira buryajyana n'utugambo two hirya kandi mwese muri inshuti zanje sibyo mpaye nikora kubera ko mpagaze hano kugira ngo munkunde cyane hari umuntu uzuja kwivuga ibintu kugira ngo abantu bamukunde cyane bamwiyumvemo ariko ibyo mpaye mvuga murabisi Imana ibaho umugisha hari abantu mudamutaramana mu gitaramo mwataramana ukazumva urakomeye waza umwitegereza gusaba murebe ukavuga ngo ubu turi kumwe na naka kino gitaramo turagishobora hakaba n'abantu ureba mu gitaramo ukazubona ni naka ukazubona kuriya nabo bafite ibindi bashoboye baba bafite ibindi bashoboye tukazubajyaginga ariko kandi waza ubitegereza ukabona ntibashoboye igitaramo uyu muntu turataha neza amahoro neza duhuruke mu rugo amahoro abantu shimiye Imana kuko mwese muri hano Imana ibaho umugisha amen shimiye abayobozi guhera kuri perezida wa executive ariko yewe ariko amashi mukiza pata ibitangaza bizuba hagiye kuzoba karasisi tarabona kuva mbaye Imana iguhumusha papa reka ndeke kuvuga amagambo menshi umuvuga butumwa wacu ni inshuti yanjye kuva mu Bugande twarabanye muri Nyure Kagabo turabana neza cyane Imana iguhumusha ndera bavuga butumwa muza muzige ni muzaza muri gusa Imana nizozo yabaheza opportunity yo kubwiriza haravuga butumwa bagira kakagarwa ubundi yamara kubwiriza ukazubona karavuga amagambo ashaka gusa n'umuntu kugira ngo ari we bakunda cyane wa wundi wagurije imbere ubukira umuvuga butumwa buhasi uzubanza supporting wanyu umuryoshe mu bantu batahe bamuryo yabaryohe hari abandi bavuga ngo usa kandi harimo no mu bapasteri babamo baza bakenera ngo aribo bashimwa ngo tuzi ko twasangiye agatuti nawe mugomba kwama mutaha mwamushimye kuko uko ni umuvuga neza zoba nezeza kandi nawe bikamunezeza ariko ngiye kugusenya ukuzo nawe uzokumerera nabi kandi abantu bikamerera nabi muza mwumva ko ibintu byose ari sawa kandi
ariko ibyo ngibyo byose mbivugiye kubera wowe urabizi ko turi inshuti kuva kera. Imana igumugisha, amen. Shime na perezida akarere kacu ka Kayore, aba ni nk'abarumuna banje, abo ngabo nubwo wenda umuntu atababyara ku myaka, ariko ni nk'abarumuna banje kubera ko twakoranye umurimo w'Imana hano neza, kandi mu bantu bakoreye umurimo w'Imana hano, kandi n'igihe mvuriye mu Kiyumbe sinate harakavuye nigeze nteza, hari nk'akaboko kanje mwigeze mwumva kaciye inyuma kaza gakora, uzi ko abantu bamwe bagira amanyanga tuzunguko twicara na buri, ariko kazanca Eric kazanyora Eric kazanatsa Eric wewe harakaboko mwigeze mumantisha inyuma kazanyora abantu harako bato harako ta harakana mwigeze mumva naremesheje kugwanya ubuyobozi, ndore byamuye ukuboko. Imana irabizi, Imana ibahumuje, amen. Ngiye kuvuga umwanya mugufi kubw'impamvu z'umwanya wanje, ndibuje ku kibuga cy'indege mu kandi kanya gutega umushumba babivuze apostle wacu saa 3 zuzuye tuba tugenda, kandi uzozana amahuzo abiri nkakarasisi nta bintu byinshi ayaye abantu taritiriji waro amagambo 7 buri ya mbere rifite A na B na C, oya nta azaba umwanya uzureba ukabona si umwanya wacu, kandi hakaba n'igihe cy'icabyo. Icyo ngicyo sinakarasisi gusa tukareba icyo Imana ibikora. Imana ibahumugisha cyane. Shimwe niryo mwambaro wawe uhoraho, shimwe niryo buturo bwawe Mwami Imana, ishimwe niryo mwambaro wawe uhoraho, shimwe niryo buturo bwawe. Shimwe Imana kubana na biganiro aritse kunkorera umurimo ukomeye. Imana igumugisha. Uzoza umunsi umwe madame tuzoza umusima umubazi imboga akunda, uzomubazi imboga akunda tuzishakishe. Mbona sinzi ikiyenzo hamagara Eric anyunganire Eric azonyunganira tukora icyo gikorwa mu buryo bw'isuku, siko habe na biganano no muhamagara abayumbe se tibagira ikibazo, habe no muhamagara nawe gacana ku mata kazana n'amata ngamagara tubi niko biza bimera, muzamworosha ubuzima nimukaza muzamuri turi mwisi ndo bazamwizamura habe na Benjari ya isi ya ngomuga ati Benjari bimeze gute, shira amagana biri hano kugira ngo ikorwa kigende neza nkoko yene ariko Mana kwizera. Ishimwe niryo mwambaro uyu mugani. Imana kubana namwe ni data twari kumiringa tubiri umugisha cyane turishima pe. Reka nsobanura uyu mugani. Ndo ni muri seri y'imigani, ni umugani ku wundi, umugani ku wundi. Yesu yageze hangaha hano no yamafuririza imigani, kandi yabaga ari macu umugani. Iyo yacaga umugani Yesu ukabona kiye umugani abagiye kuvuga amakuru akomeye, kandi muzosome neza cyane mu butumwa bwiza Matayo, Marko, Luka, Yohana. Buriya butumwa bwiza azagenda agira azavuga amagambo agiye, iyo uvumvishe akavuga ngo nukuri ndababwiza ukuri yuko nayo jambo azavuga cyane azagenda agarukaho. Iyo yabaga agiye kuvuga ijambo rikomeye yagaza kuvuga ngo nukuri agasubiramo. Kuri umuntu wese agira imvugo azavuga, sibyo? Umuntu wese agira utuntu twishi azagenda agarukaho. Ni imvugo y'umuntu, imvugo ya Yesu yavuga, iyo wumvaga aravuga ngo nukuri ndakubwiye ukuri yuko bitegura ibobo hakika ya Mungu. Shimwe niryo mwambaro wawe uhoraho, shimwe niryo turoba. Abakiri umugani hano haruguru yaho yari yaciye umugani, aravuga ngo hariho umuntu ngo wari ufite ngo urugo rwiwe, ngo mare kugira urugo rwiwe ngo aruteramwo imizabibu. Wumva ayo makuru
uko yicaranye n'abatambyi n'abakuru b'ubwoko n'abafarisayo n'abanditsi n'abasadukayo bari buzuye sale buzuye bakubise atangira kubabwiriza mu mugani ariko cyane cyane ari bahadoma hautoki mwa mwishikanisa ngo muntu ngo arangize uwo murima we ngo utaranga imizabibu ngo arangize ngo acukuramo urwina na hantu bagaza bengera imitobe imizabibu bamaze gusarura imizabibu bakayirunda ahantu hamwe bakayenga imitobe donc murazumva mu magambo magufi ngo arangize muri wa murima ngo yubaka nk'umunara muremure umunara muremure meaning na hantu bahagararaga barangiza ikintu kibi ikintu cyose cyoza kona umurima abazamu abarinzi ngo arangize ngo asiga ngo abahinzi ngo arigenere kuko bose bamuteza amatwi ko baramureba ngo igihe cyo gusarura ngo kigere wa muntu ngo atuma ngo abagaragu barababwira ngo nimugende harya iwanje mubwira abahinzi mubabwire ngo babaheze imizabibu ndayikeneye ngo araza ngo bamare gushika abambere barabica bamwe ngo barabica abandi ngo babatera amabuye abandi ngo barakubita demimo ngo amenya amakuru ngo yohereza abandi ngo babagenza gutyo noneho ngo aribwira mwumvega Yesu ntiyageza yivuga mu mugani tuzamura ikibara cya Yesu haleluya aribwira avuga ngo reka nohereze umwana wanje ariko mana yo kwizera ngo ahari niba mubona inifua niba mukubita amaso bakabona ko ari umwana wanje umwana wanje gafite sovereignty bomuke bamutera amabuye bamukubita abativeno nongo bamubone ngo agiturukira amavuga ngo none ubwaje mureka ari we twicaga niwe nyiri ibingibi kugira ngo ibintu byose bisubirane umvega amakuru ya Yesu sikiriza habari ya Yesu Yesu Kristo Bwana wa amrega so wabo ziondoaza nibo gahayabwira amakuru ati noneho ngo bamagira inama amavuga ngo reka tumufate tumwice nitumara kumukera uno ruzabibuza abarwayi rwacu ngo barafata wa mwana baramwica kuko nibo karivugaga avuga ko ito isi urwina umuzabibu muri muzabibu nitore Imana yarisizemwe mwego abatambyi n'abanditsi n'abafarisayo muraryo no Imana ibatuma abahanuzi murabica Imana ibatuma indumwa murazica none Imana yatumye byabaye ngombwa ko Imana ituma umwana uwo muhamuvugana uyu muhamuvugana none ndabizi mu mitima yanyu mukeneye kurica tuzamutubara cya Yesu atukuze Bwana w'amajeshi ko ndababona mu mitima yanyu murimo ko barashaka ngo munice utekereza umwana ishimwe rya yuzuza ishimwe ryawe n'ubwibyaremwe zose bitagushima ishimwe niryo mwambaro wawe uhoraho ishimwe niryo buturo wawe ati none ko muratekereza arababazaga auditoire yose none ko muratekereza ngo nyiri umurima aramutse yiziye abo bagaraguye bagira gute abaturage n'abana beza ariko kera harimo abatambyi bamwe bumvise icyo yashatse kuvuga kuko hepfo abiravuga umutambyi umwe yamabwira ngo uyu muntu karatubwiriramo ni muri Bibiliya gapana sinza mvuga intu abanje gusoma kera harimo abantu bashatse kumwumva kera batambukira iyo hajana ibintu aka abaturage nk'aba bana usaba ati njewe nje ndi nyiri murima no kwama mbafata kama mbakubita kanabica namana ngakura mu bucafu ngaza n'abandi bakoze bazoza bamuheza imizabibu mu gihe bikwiriye niko bimeze ati ya mama nuko arababwira hepfo hasome ngo yamabwira ngo weseme ngo ntimwari mwana asoma nakandi kandi atasaga ngo ntimwari mwasoma ko ijambo rivuga ngo wibuye ngo abubatsi banze ngo niryo ryatoranyijwe ku Mana ngo kandi ngo ribije agaciro kenshi ai umutambyi umuteye uriya muntu twego habwira uriya muntu ni twebwe ni twebwe Petero yaravuze ngo nimba mwarasogongeye ngo mukamenya ko umwami wacu ngo agira neza ngo nimumwegere ngo niwe buye rizima
ngo ryanzwe n'abubatsi ngo kandi kumana ngo iryo buye ryaratoranijwe kandi ngo ribe igiciro cyinshi ngo kandi namwe mwubakwe nk'amabuye mazima. Apana ibintu gukina, mwubakwe nk'amabuye mazima ngo kugira ngo mube inzu yo kubabwamo n'Imana mu mwuka, yo kubabwamo n'Imana mu mwuka. Abatambye yewe barongoreranye ati uyu muntu twe bahagwe none tumugire gute, mureke tumufate tumuce. Bijya yarahaye babwira mukanya abandi tewe abaturage bo tumara abaturage umuntu tuhabona kuno bamufanye uwo mukora gute abaturage amago rukamatwe nyatura Yesu yago Yesu mugumu bali unipe moyo wa upendo. Yamababwira ngo nimumve mbakire undi mugani aho gusa ukurikiye yamababwira ngo mumve mbabwire ngo ubwami bwo mu ijuru ariko igitaramo indakoze ni umugabo mwene data Imana ibumushye nimba habaye ibintu nta yindi ngabire twa igitaramo n'icyo cya mbere mu bintu byose twahawe ina igitaramo gifasha umwanya wa mbere. Ngo ubwami bwo mu ijuru ngo bugereranijwe n'umwami ngo wacuze ubukwe bw'umwana wiwe atanga ama invitation ama save the date arayatanga aheza abantu kandi umwami ntazatumira abantu bo hasi. Buri umuntu wese azatumira abantu muri kategori yiwe abamo ko niko biza bimera kuko hari umukire wo kwifuza gutumira ariko ntagutahira ubu tubizi ariko ujye uri mu rwego rwawe nta kibazo kandi kiza kwemeza ari umugogo yaravuze kiza kwemeza ko umuntu akiri hasi mu natwe hano tumurahagera ujya muntu uzomenye ko akiri hasi ababaga buri byo mugere na hano atari kumukire ntaza kiyohamagaza ngo nimuzane fanta ibiwe zirahaba n'ibikere n'ibindi ariko kwemeza ko umuntu akiri nko mu kigero cyo hasi Grena. Koma. Iyagira gubugome n'uburyarya ariko niwe wishimiye gusa ushenjagurwa kandi ariwe muvyeyi w'imitima. Haleluya! Hatukuza Yesu. Nuko rero ngo atuza ubukwe umunsi w'ubukwe ngugere afata amafizi arabaga afata ibintu byose ngo aritegura ngo arangiza ategereza abantu ngo arahebura ngo atuma abantu ngo nimugende mu mudugudu mubwira abantu umuntu wese ngiyi liste muzamuhira mu nzu y'umuntu natumiye ndore abantu natumiye ngabo mwinjire mu nzu umve ukuntu azavuga ubwami bw'Imana umve ukuntu azavuga imbabazi z'Imana umve ukuntu Yesu yagiye yisobanura mu buryo bw'imigani abantu ntibamenye ibyo yavuga ibyo ari byo arabura ngo nimugende mu muhana ngiyi liste umuntu wese natumiye mu muzane mumubwire ko igihe cyageze ubukwe ni none ahari wenda bo babibagiwe ngo asanga bamwe bagiye mu murima abandi bagiye muri famu ngo abandi ngo batangira kubacuna gusa hatabasha biriya biriyo mwatese turareba mu biri kwipanga gusa mwako mwipanga se munashoboye se ubu ariko nimba hari ikintu kibi gucunaguza umuntu ngo niko biri yavuze ngo abagatatu ngo amaze ngo barabacuna gusa ngo bababwira nabi kuko asobanura mission yiwe ariko mu buryo buri indirect tuzamutora cya Yesu. Haleluya! Ngo abandi barabacunaguza ngo barabacunaguza ati mugende muzamwibeshe muzamwipanga turareba batahira kwipanga gusa biriya bijyo ni mubona bitagaze basha mugire ngo munyeko ni babyaye niba ari kintu gucunaguza umuntu ngo gahunda abaturage barazamutse babwiye umwami ati ibindi ngo byacitse babagabo bose baba invite bose nta numwe bamwe ngo bagiye mu mafamu abandi bagiye mu mirima none abandi baraducunaguje twari dushize mu muhanda twaduvuye okay ati zose hamagara abasirikare konvo ya kabiri ngo hamagara abasirikare abapolisi amasiyayi mugende mu muhanda mwumve gasasa naho nshitse ngende gusoza mugende mu muhanda mu mayira abiri niko Bibiliya yavuze mufate mukora umukwabo muzamufata gusa mushe muri pandagari muzamufata gusa mufata bagufi ntugire ngo uri mugufi ma fata barebare
mufata basinze muzamushira gusa pandagari yacu ni Yesu Kristo mwumva amakuru kundu yaza yivuga baza mufe kuzana gusa mushire muri sale kuko urukundo karashaka gusobanura urukundo rw'Imana imbaraga urukundo rw'Imana rwahagaze muri Roma rukurura abagore rukurura abagabo Bibiliya iravuga ngo mufate ababinabe ngo bafata ababinabeza urukundo rw'Imana ntirwatoranije umubi ntirwatoranyije umwiza rwarafashe gusa rurazana rushira mu nzu y'ubukwe muri sale naho urukundo rw'Imana bega urukundo rutemba nk'amazi meza umutima wumye runsunikira kumukunda numva mukunze haleluya Bwana sifiwe sana mukuru mufata umuntu wese mubona urukundo rwahagaze Yesu Kristo umunsi yahagaze Kalivari yahamagaye umuntu wese umubi n'umwiza umukire n'umukene muze Yohana yari yabihanu yariya ngo kuri uyu musozi Yesaya ngo umwami Imana nyiringabo ngo azaharemerera amahanga yose ibirori ngo kandi yabagira ibibyibushe ngo zuzuye umusokoro ngo na vino y'umurera ngo ibimenye neza ngo kandi kuri uyu musozi ko mpande ibindi kundu mpambere ko garahanuraga ibindi bizoba mu myaka magana ngo kandi witeka azahakurira igitwikure ku maso y'abantu Bwana sifiwe naho ni muze muri fete iyo ni uwo munsi ni ubuhanuzi bwa Yesaya bwakabutimiye Tahindi mana nziringira namba tahindi zashira muzira zanje tahindi mana nziringira namba tahindi zashira muzira zanje Yesu Kristo akaza kotinga bwa buhanuzi mu buryo buri indirect wino wegerere Golgotha urasavani gwani gishimo imbabazi ndetse n'urukundo ibyo bika yamibabaro yararangiye Yesaya abona ngo kuri uyu musozi w'Igorigota keraga Yesu atarazi imyaka 700 abona habaye ibirori kandi habazwe ibibushe kandi ivino shango y'umurera imiminye neza idafite na karo kandi ngo abona ngo amahanga yose ariko pana abana bahano mu mujyi abamama buriya abamama bagiraga nk'amakosa batubanza ndebe pa wewe ubabayeho mu gihe cyo hambere gato noneho umumama akamabwira wana ngo ndakorega kuri so arakwica noneho ndabwira so arakwica noneho yaza akakubwira twebwe igihe cyacu ubu nyine ntize noneho yamara gutya isu yagufata gutya nyoka kamabu wa mbere nguranikira umwana ngo ndekera umwana nguranikira umwana agatega amaboko yani uha mwana kera bonye kose ari danje kuri we umve umuntu nyine bayazana arabiteye none kandi agiye kandi kuma ngo ndubuzonike none uzombekura wamara kugenda gutya isoka wa mama kazabwira abana ngo nababwiye ngo usazobisha mwabana none umwana gaturazi kose ari danger kuri urupfu rwanje ruhise muri muzehe
Yesu Kristo shuti magara ni wewe nyine nisitumikie zamani. Mutambuke ndasoje mutambuke Imana ibaho umugisha kandi mumve mbabwire ndasoje kuraka mugende mushakise kugira character y'ubumana. Bwana sifiwe sana. Tukazuririra abantu wese iyo ufite character y'ubumana usanga abantu bafite imihari n'abantu wese ko mudahamu nkunda abantu bazokunda se ufite character y'ubumana muri bo wese ngo abantu ngo sinzi cyane mva n'abantu shakisha kugira character y'ubumana wese ko mudahamu ufite character y'ubumana usaba ngo bakwikirize uzuhaguka gusubiza bw'Imana pakuwa Mungu ukazukubita ku bantu bazutera karirimbo gusa bazumva umuntu wewe mushewe nasiye mwumve kandi ababwiza bahagurutse abantu babwije ngo shewe nasiye ko kagaririmbo wa mwana w'umukobwa ateye mwumve imbaraga z'Imana yo babaye connect na Mungu wewe uko twabaye deconnected twarasambara nta mbaraga z'Imana tukiye ariko muri kimbabwira umugaru w'imbaraga z'Imana mutima yawe ni ukuri kw'Imana ni utazabona ibitangaza bigikoreka mu muhanda habe tuzi ko se gukora mu muhanda tuno tunyanga twose ni ukubera ko imbaraga z'Imana zageze abantu bagiye mu nyungu zabo barata imyenda y'uko barambura ariko ni muri twambara imyenda y'uko tuyambike imitima yacu amaze muri ibitangaza bizaba muri uyu muhanda tuzabohoza ibintu tuzadufata ibintu utanavuze tambuza mu muhanda gusa abandi bantu batangatse kuri amutipe bihanye imbaraga dufite n'abapasiteri abakozi b'Imana ziko kuvuga ngo ndaje sanza abantu ko baratera blague simisa zo hasi zimaze amafuta umukozi w'Imana kwa mama mu gutera blague ukuvuya oh yeah ugomba kuzutambuka ucyo mu muhanda gusa abantu bakazabanyora reka kuvuga ijambo azo Imana aratambuza kusha hakikamu aho usanga abakobwa bavuga n'abagore oya ngo pastor ngo tukubwire mwaze ntibamenye ibyaba usanze twako tuvuga ubunyine mbega uwo mukozi Imana mbega uwo muyumbe ko ndavuga bizishireho nawe dimension bakamatera gusa blague simezo hasi simezo kubera ko Imana muri we barakurebye bamenya ko Imana bwawe muri wewe utagifite imbaraga cyane giye kuzana ikindi bakane gatoya twagiye papa ngashi Mandariwe mubyeyi w'imitima Mandariwe mubyeyi w'imitima ntiyagiraga ubugome n'uburyarya ariko wariwe wishimiye gucengagura Mandariwe mubyeyi w'imitima Mandariwe mubyeyi w'imitima Mandariwe mubyeyi w'imitima Mandariwe mubyeyi w'imitima we Mandariwe mubyeyi w'imitima we Mandariwe mubyeyi w'imitima we Mandariwe mubyeyi w'imitima Mandariwe mubyeyi w'imitima Mana we utukoze wa mana hindura ibintu mana
Thank you.